niba hari ibintu byerekana ubujiji n'ukuntu umuntu aba ari umukobwa aba ari iki akaba azi neza ko mu Rwanda mu gihugu arimo nta tegeko ryemerera umugabo kutunga abagore babiri ariko umukobwa akemeraga ryamana n'umugabo ufite umugore uvuge ngo n'ubujiji ariko ufite ubumenyi udafite ubwenge wakora ibibi wakora kandi wakora ibibi ukabona pandagari igeze gute vugutira gupakiye mbabwiye abantu bafite ubumenyi bari hariya hirya imageragere ariko uragenda ukamubaza uti wageze hano gute ngo nafashe umwana ngo ku ngufu wari wabuze umugore ni inkwano wabuze ni amatente n'uwo wambika ingofero ukabona nta bwenge yaragize gute ngo nanjye ngo nibajije ukuntu nari nasaze reka nihute dusenge Bibiliya yagaragaje umugabo Yesu ni inyangamugayo abihe data ngo bimuhindure oya kumva ngo indege ngo yavaga Addis Abeba ngo yerekeye ngo mu Bwongereza cyangwa mu Buholandi kumva ngo yageze hejuru y'inyanja ngo ihitigwa mu nyanja iburirwa iki ngo iburirwa iki ngo yaririmo abagenzi magana ngahe 300 ubwo nabakire magana ngahe ushatse kumbwira siko mu ndege harimo umucuruzi wa voka kiravandi kwihuta ngiye gusoza ushatse kumbwira ko mu ndege harimo umucuruzi w'imineke mugire vuba dusenge izo ni impfu z'abaki ijuru ryakereye none bo bazapfa bate ko bafite umuzamu n'imbwa na kamera bazapfa bateze hari aho bagera kamera itari hari aho bagera imbwa itari hari aho bagera za matari ariko Uwiteka akavuga ati aho turahahuriye utararepesa yarasibye utarihanye yarasibye utarasembwe ya Yesu. Haleluya, haleluya. Dufite inkuru tubatangariza yuko nta waje mu nzu y'Uwiteka ngo atahe uko yaje, ngo uje aremerewe, uje acitse intege, uje ashonje, umwami amuhaza umutsima utera imbaraga. Tuvuge cyane ngo amen.
Uwiteka Nyiringabo, hahirwa
할렐루야. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 나치러 kubohoka mu izina rya Yesu. Abarushe abaremerewe. Haleluya. Yesu ari ukubohoka. Haleluya.
Imana ibaha umugisha. Tugiye kwakira korali Beteli y'abashyitsi, mumfashe tuyakire. Amashyi menshi cyane ku Mana. Imana ishimwe. Haleluya. Shalom shalom. Muyobozi wa gahunda arakoze. Mbere yuko turirimba hari abavandimwe baje nyuma ngira ngo twakire bambabarire, barimo Christophe avuye Kamonyi bahagaze hariya, ndetse na Manuel Papa Germaine nawe tugize umugisha wo kumubona. Abo ni abantu bacu. Yes, hari abantu bacu baje nyuma nabo tugiye kubara gatatu. Abo bose tuvuze ba Elize ba Papa Germaine, hanyuma turabakunda. Tubare gatatu badusuhuze. Kabiri gatatu. Amen. Abo ni inshuti za Beteli baduherekeje. Hanyuma hari abantu tutakiriye bimena ni abaririmbyi ba korali Beteli dufite barenga 50 batuye Kigali. Ndagira ngo abo bantu turabakira by'umwihariko. Bafite perezida wabo naze hano araba bahagarariye. Mumwakiriye umuperezida. Hanyuma Kwizera hariya aba muri komite, Karema ahagararaho hari aba muri komite. Hanyuma abaririmbyi bose baririmbye muri Beteli batuye Kigali, munyemere bahaguruke tubakire. Kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Yesu umugisha. Murakoze. Guhanura biremewe. Abakenera ubwiherero baramanuka epfo hariya kuri rusengero. Abashinzwe protokoli barahabereka, ntimugire ikibazo.
Umefanya hili, umefanya lile, umelipa jina Baba, nina kushukuru. Niseme nini, siwezi kueleza Baba, nina kushukuru. Hallelujah. Umefanya mengi, siwezi kueleza Baba, nina kushukuru. Nikulipe nini kwa yote umetenda Baba, nina kushukuru. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba, nina kushukuru. Baba, nina kushukuru. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro, dushimire Imana yabanye natwe muri uyu mwaka, dushimire Imana yaturinze mu rugendo, dushimire Imana yateranije iri teraniro. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Turashaka kuvuga Yesu muri iri teraniro, tuvuga ko Yesu ashobora gutanga amahoro yuzuye. Nta muntu ushobora gutanga amahoro yuzuye. Kristo wenyine niwe ushobora gutanga ibyishimo, agatanga amahoro yuzuye. Abantu bajya mu kabari bakamwizayo se, ariko bakavayo zabashiramo bagasubirana wa mubabaro wabo. Abantu bakanywa ibiyobyabwenge byamara kubashiramo bakagaruka mu buzima bwabo busanzwe. Ariko uyu munsi turavuga izina rya Yesu. Haleluya. Shobora kuruhura ikamara abantu mubabaro, rigatanga ibyishimo umuntu atakura ahandi. Imana ishimwe. Amen.
nyinshi cyane naba ngiye kunywa amazi agakama nkiheba ariko nk'ubwe Yesu mu munezero haleluya najyaga ku iriba ngeze mfite inyota nyinshi cyane nabagiye kunywa amazi agakama nkiheba ariko nkubonye Yesu ariko nkubonye amazi Yesu uramaza ndashima najyaga ku iriba mfite inyota zifite inyota nyinshi cyane nabagiye kunywa amazi agakama nkiheba ariko nkubonye Yesu ariko nkubonye twese turime uramaza Yesu ndashima ariko nkubonye ariko nkubonye uramaza Yesu uramaza ndashima zahora maranira uhora imbere yawe bariho nyine nabonye ibyishimo ibyishimo byuzuye zahora maranira uhora imbere yawe uhora imbere yawe kuko ariho honyine nyine nabonye ibyishimo byuzuye ndashima bashima imbabazi zawe mwami Yesu ndashima ndashima ko mbabazi ibyaha byanjye ndagushima Yesu ndagushima amaraso wamennye ku musaraba ku bwanjye Mana ishimwe ndashima ndagushima amaraso wavuye mu rubavu ku bwanjye Yesu ndashima ndashima izo mbabazi n'ubuntu wagiriye Mana ishimwe ndashima ndashima Yesu ndashima ndashima Yesu ndashima 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 Yesu cyane ndashima ndashima Yesu kadukomera Imana amashyi menshi twishimire imbabazi zayo Mana ishimwe cyane haleluya Hallelujah. Amen. Haleluya.
Come
ishimwe turaguma muri aya mavuta hanyuma rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete ndagira ngo babakozi b'Imana abadiyakoni badushireho ibyibo baririmba izi ndirimbo ebyiri kugira ngo dukore n'umurimo w'Imana. Mana nsabiye umugisha umuntu wese ugiye kurambura ikiganza cye ashyigikira ivugabutumwa ashyigikira umurimo wawe umuhereza umugisha mu bye byose kandi mwami ubwo azajya ahura n'ikibazo ajya apfukama akwibutse yuko yigeze akora ku murimo wawe. Urakoze kutwumvise byose bisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Arakoze umukozi w'Imana anyibukije yuko waba atazanye cash yakoresha momo y'itorero akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri iyo mibare ibanza turayimenyereye noneho ugashyiraho 02 55 37 02 55 37 Imana iba umugisha. Arera
ko yera Yesu ni inyangamugayo nabihe yaza ngo bimuhindure twishimye arera tubabaye arera hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko yera Yesu ni inyangamugayo nabihe yaza ngo bimuhindure twishimye arera tubabaye arera arera ku manywa arera na nijoro igicu kibuditse umucyo uramurika ntabwo ajya yisha 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 arera ku manywa arera na nijoro igicu kibuditse umucyo uramurika ntabwo ajya yisha Yesu ntabwo ajya yihisha turabyemeranywa haleluya amaboko hejuru Imana ishimwe cyane Imana ishimwe abantu bakomeje batwandikira badusaba ntiyamamare abayizi dufatanye murakoze cyane Namini wowe murinzi wa twese uhunikiye twese twashiraho tuzamuishime muri uyu mwaka kubw'imirimo iza wakoze namini wowe murinzi wa twese uhunikiye twese twashiraho tuzamuishime muri uyu mwaka kubw'imirimo iza wakoze namini wowe murinzi wa twese uhunikiye twese twashiraho tuzamuishime muri uyu mwaka kubw'imirimo iza wakoze niwamamare 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 Yesu niwamamare 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 Yesu niwamamare 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 Yesu niwamamare Ibutse imirimo Yesu yakoze iraturenga araheba
betisida twibutse imirimo Yesu yakoze iraturenga arahebuje yahumuye Baritimayo arahumuka urukundo rwe rurahebuje yazuye Lazara maze iminsi ine ari mu gituro aba muzima yakijije umazi yakamyishiwe mu kidendezi betisida niyamamare 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 umujyi no mu cyaro yamamare niyamamare umwami niyamamare ni wowe murinzi wa twese uhunikiye twese twashiramo uzamwishimye muri mwaka kubw'imirimo myiza wakoze mwami ni wowe murinzi wa twese uhunikiye twese twashiramo uzamwishimye muri uyu mwaka kubw'imirimo myiza wakoze Turi
Imana hanyuma udusangize ku makuru waba ufite kuri iki giterane. Mwami turagushimiye Imana yaremye isi n'ijuru, ntabwo tuzi hejuru haherayo uko hasa, ntabwo tuzi ikuzimu haherayo uko hameze, ariko urahazi kuko uri umuremyi. Ntabwo tuzi iburengerazuba haherayo uko hameze, ntabwo tuzi iburasirazuba aho iri zuba rituruka, ariko urahazi kuko uri umuremyi. Mwami uri Imana yaremye isi n'ijuru, turi muri kino kirere cya Gisozi, turakwinginga kugira ngo mwene data uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, kugira ngo imitima yaguye igwiriye muri Adamu wa mbere yongere gukira muri Adamu wa kabiri ari we Kristo. Turayeguye kugira ngo iganzwe nawe mu izina rye. Buri muntu wese watandukanye nawe, aya ni amahirwe. Reka kino kirere cyose gifungukiye kwakira inkuru nziza y'agakiza twaboneye Golgotha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, turamutongere mu buntu bwawe kugira ngo ayoborwe n'umwuka wawe, kandi imitima yose yemezwe n'ijambo ryawe n'umwuka wera. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukomere Yesu amashi, abafite ibiganza mukomeze muyakome nta kibazo. Mukomere Yesu amashi cyane. Turanezerewe muri uyu mugoroba, dufite ibyishimo by'imvamutima kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, kandi twanze kubiceceka. Turavuga ngo tuzabibwira batamuzi cyangwa se dusangiza amakuru ku batayazi, kugira ngo uyu munsi wa none ndetse n'ejo abantu benshi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Nifuza gukoresha umwanya muto cyane, ariko murabizi nta jambo ry'Imana riba rito, kandi ntabwo umugezi w'Imana uva mu gihe kirekire rwose. Turashaka kubihuza mu gihe kitarambiranye, mbabwira icyo Imana inshize ku mutima muri uyu mugoroba. Turasoma mu gitabo cya Yobu igice cya 14 ku murongo waho wa mbere. Kongere dusome muri Zaburi ya 90, Zaburi ya 90 ku murongo wa 12. Turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice cya 16. Ndashaka kubivuga mu gihe kitarengeje iminota 20, kandi biraba bigeze aho umwuka wera bitumye. Amen. Yobu 14 ku murongo wa mbere haranditswe ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, kandi cyuzuye umuruho agakenyuka. Akagira ate? Agakenyuka. Akagira ate? Dusome Zaburi ya 90:12 haravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Tongere tuvuge ngo amen. Dusome muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16 ku murongo wa 19. Turihuta turageza 24. Haranditswe ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, imisi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. 22 muhatega amatwi cyane. Haravuga ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa, arahambwa, ageze kuzimu, arababazwa cyane. Yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati Aburahamu sogokuru, mbabarira, ohereza Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Imana iduhe kuba maso. Mwakira ijambo ry'Imana. Abaryakiriye mwakira ijambo ry'Imana. Abacuranzi mwegera ibyuma, tubwira abantu bari hano impamvu y'iki giterane. Hari igihe abantu bakumva ibyuma bivuga bakagira ngo ni MTN yaje hano. Hari igihe abantu babona aya matente bakagira ngo ni ugusaba no gukwa.
ariko ni ngombwa ubwo mfashe mikrofone ngiye kubabwira numvaga nshaka kubivuga mu gakorasi kandi nako mukabare mu minota. Amen. Ndashaka kuvuga teme, hari teme y'igiterane kivuga ngo kubaho muri Yesu, kubaho ariko ubereyeho muri Yesu. Ariko nanjye mfite teme yaho nsomye riravuga ngo igihe cy'upfishije igihe cye ubusa iyo kigeze. Iyi mikrofone nitavuga neza ndayikorera mfatiye umugozi byose nibyanga ndavugisha akanwa ntabwo dukoreshwa n'amashanyarazi. Igihe cy'upfishije igihe cye ubusa iyo kigeze niyo teme tugiye kuganiraho. Ariko nari mvuze ngo mu minota mike mfite dushaka kubwira abantu babashitsi baturiye hano iki kibuga, batuye kuri uyu musozi, impamvu yo kuba turi aha ngaha. Beteli haleluya. Abantu bakumukenke haleluya. Turashaka kuboza abo Satani yagize imbata. Amashitwe turashaka kuboza abo Satani yagize imbata. Tarakoma amashi mureke, tarakoma amashi mu mwihorere. Turashaka kuboza abo Satani yagize imbata. Badushakira mikrofone y'umugozi. Amashi ariko turashaka kuboza abo Satani yagize imbata. Murakoze cyane. Impamvu y'ibi byuma, impamvu y'aya matente, impamvu y'imyenda isa, amakanzu asa, amakoti asa, amakaravati asa n'amashati asa, twese dufite intego imwe, tugambiriye kubohoza abantu Satani yagize iki? Abantu Satani yagize iki? Ngiyi intego y'iki giterane. Ndagira ngo mbabwire aho nsomye ko igihe cyo ntigihagaze. Iyo maze kuvuga teme igihe cyose nagikoresha, kandi iyo maze gusoma ijambo ry'Imana rifite imbaraga ziruta ziri mu kanwa ko warivuze. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ziri mu kuboko kwa nyiraryo uherekeza akarigeza aho rikwiriye kugera. Ndizera ko rero abatekinisiye nabo bari kurwana nabyo, nibyemera turabashimira, nibyanga ntako baraba batagize. Ijambo ry'Imana dusomye turihaye intego ivuga ngo igihe cy'upfishije igihe cye ubusa iyo kigeze. Tubabazwa kandi n'Imana ibabajwe n'abantu bapfuca igihe cyabo ubusa. Yobu, iki gitabo cya Yobu cyanditswe n'umugabo witwa Mose, ni umunyabwenge wabayeho. Bibiliya imuvugaho cyane. Mose niwe wanditse ibitabo 5: Itangiriro, Kuva, Kubara no Guteka kwa Kabiri n'Abalewi. Ariko n'iki gitabo cya Mose uko cya Yobu abahanga basanze ari Mose wacyanditse. Mose yarazi gushyira mu gaciro. Mose yarazi kubyaza igihe umusaruro. Mose yaranditse yageze hano 14 yitegereje ukuntu abantu bapfuca igihe cyabo ubusa. Reka mbabwire impamvu ya mbere udakwiriye gupfuca igihe cyawe ubusa, nuko utazamara igihe kirekire ku isi. Twese ko turi hano hari igihe kizagera tukaba tutakiri, n'utarwaye azaba atakiri. Ariko mu gihe twabayeho buri wese azahabwa ingororano y'ibyo yakoze igihe yari ariho. turavuze ngo umuntu wese azahabwa ingororano
y'ibyo yakoze igihe yari akigize ute yari ariho. Mose ari kwandika yitegereje ukuntu abantu bapfusha igihe cyabo ubusa kandi Imana yabahaye. Reka mbabwire abanyamwuka, abantu buzura umwuka wera bagenzura ibihe, baravuze ngo ubuzima bw'umuntu bungana n'umunsi. Baravuze ngo iyo umuntu avutse buba bukeye, ariko iyo umuntu apfuye buba bwije. Bivuze ngo ubuzima bw'umuntu bungana n'umunsi. Umunsi umwe barongera baravuga ngo ubuzima bw'umuntu ni nk'amazi ameneka, ariko ntibagire gute, ntibayore. Bivuga ngo umuntu yapfuye ntacyo abaganga bakora, ntacyo leta yakora, ntacyo imiryango yakora. Umuntu yapfuye biba birangiye, ariko ntabwo iryo jambo biba birangiye riri ku bantu bose. Ku bantu bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wapfuye akazuka, azazura bamwizeye, azazura bagize gute. Aho niho abarokore tugera tukavuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Murakoze cyane. Bibiliya yerekana ko Mose amaze kumenya ko umuntu wese wabyawe n'umugore ama igihe gito, aravuga ati muri iki gihe gito reka tukibyaze umusaruro. Ngo yitegereza ukuntu abantu bifashe mu gihe gito, abona abantu benshi bari kugipfusha ubusa, ahita asenga isengesho. Mose hano nifatanyije nawe, Zaburi ya 90:12 yari amaze kurunguruka kuri tarifu cyangwa se ku gihe umuntu azamara Imana yavuze. Aravuga ngo niba ari iyi myaka tuzamara ku isi, nta gihe cyo gupfa ubusa dufite. Ahita asenga isengesho, aravuga ngo Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo bwatuma dutunga imitima imeze ite y'ubwenge. Imitima y'ubwenge ivuze iki? Imitima y'ubwenge nayo yayivuzeho muri Yobu 20:28 yaravuze ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Yaravuze ku bwenge. Iyo bavuga ku bwenge, ubwenge butandukanye n'ubumenyi. Hari umuntu ufite ubumenyi mu ishuri ariko nta bwenge afite. Ugasanga umuntu uba wambaye mu ishuri anywa kore, bakubwira ngo mu ishuri bakakubwira arebaho ku bizame areba n'uwa mbere mu ishuri, ariko bakakubwira ngo anywa kore. Umuntu bakakubwira bati uyu ni umuhanga muri ibi bitaro, umuntu abaze n'ubwonko abugeraho kandi akamubaga neza, ariko wamubona asohotse ibitaro ukabona ari kunywa amasegereti nk'umunani mu munota umwe, kandi ku gifuniko cy'itabi byanditswe ko ryica nabi. Rero yavuze ku bwenge ahita butandukanya n'ubumenyi. Ibyo twiga aha mu isi ni ubumenyi, ariko ubwenge buva ku Mana. Haleluya! Ubwenge buva ku Mana. Murakoze cyane. Bibiliya nayisomye nkurikije iri sengesho rya Mose twasomye, aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ni gute umuntu yatunga umutima w'ubwenge? Reka mbabwire umutima w'ubwenge mu minota 5, ndabongera mbabwire n'undi mutima w'ubujiji, ariko umutima w'ubwenge icyambere ni ugutegura iyo uzaja ugihumeka. Ukigize gute? Gutegura iyo uzaja ugihumeka. Ntiwugende witerije ke ngo uvuge ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye, ahubwo biba bitangiye. Ko uzabimenya upfuye. Ariko sinifuza ko bimenya upfuye. Abateguye iki giterane babisatse kubimenya utarapfa. Mwamuvuze ngo amena cyane. Ikindi, umutima w'ubwenge ugira amakenga. Ugira iki? Amakenga. Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije agira gute? Arakikinga kigatambuka, yarangiza akabaho
kandi akamera imvi. Bibiliya igenda ivuga ibintu byinshi, ariko reka nsoreze ku mutima w'ubujiji. Umutima w'iki? Umutima w'ubujiji. Niba hari ibintu byerekana ubujiji, ni ukuntu umuntu aba ari umukobwa, aba ari iki, akaba azi neza ko mu Rwanda, mu gihugu arimo, nta tegeko ryemerera umugabo kutunga abagore babiri, ariko umukobwa akemeraga aryamana n'umugabo ufite umugore. Uvuge ngo ni ubujiji. Icya kabiri ni ukugira ngo umuntu w'umugore aba afite umugabo gute, wamushatse akamutangaho igifaranga nubwo cyaba ari 1000 cyangwa yaramwikopesheje ariko yaramwembeye, ukabona musize ku gasantire akaja kuryamana n'abandi bagabo. Muvuge ngo ubwo nabwo ni ubujiji. Ukabona umugabo azi neza ko mu rugo nta biryo biriyo, ariko yagera mu kabara akavuga ngo muzane icupa, muzane n'irindi, yaje kwishura akishura kuri minerivare y'umwana. Ubwo nabwo iyo si ni inyota. Muvuge ngo ni ubujiji. Ndagira ngo mbabwire, navuga ubujiji bukongera bugaca, ariko reka mvuge bikeya. Ubujiji, abantu benshi ntago batunze imitima y'ubwenge, ariko kimwe mu bintu bibabaje ni ukubona umuntu anywa ibiyobyabwenge kandi azi akamaro k'ubwenge, kandi ubwenge niyo suka Imana yashimye kwihinga muri iyi sambu, ariyo si y'Imana. Umuntu utakaje ubwenge aba atakaje isuka muri iyi sambu. Iyo udafite ubwenge birakugora kubaka urugo. Iyo udafite ubwenge birakugora ku isoko ry'umurimo. Iyo udafite ubwenge, iyo tuvuga ubwenge, nababwiye ko ubwenge butandukanye n'ubumenyi, ariko ubwenge buhagarariye ubumenyi. Ubwenge buhagarariye iki? Hari igihe umuntu agira ubwenge ariko nta bumenyi agize gute. Ari ufite ubwenge adafite ubumenyi, n'ufite ubumenyi nta bwenge afite, ugiye gutanga akazi wahana. Wagaha ufite iki? Murakoze cyane. Ni abana babivuze ariko abakuru barifashe. Ariko uko hirya bari gukoma amashyi, mujye murerekeza yita. Uko byagenda kose, ari umuntu uragira kimwe. Umuntu afite ubwenge nubwo atagira ubumenyi, ni ukuri yabaho. Ariko ufite ubumenyi udafite ubwenge, wakora ibibi, wakora kandi wakora ibibi ukabona pandagari igeze gute, vugutira gupakiye. Mbabwiye abantu bafite ubumenyi bari hariya hirya imageragere, ariko uragenda ukamubaza uti wageze hano gute? Ngo nafashe umwana ngo ku ngufu. Wari wabuze umugore se? Ni inkwano wabuze? Ni amatente n'uwo wambika ingofero? Ukabona nta bwenge yaragize gute? Ngo nanjye ngo nibajije ukuntu nari nasaze. Reka nihute dusenge. Bibiliya yagaragaje umugabo, abantu babiri twasomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Bibiliya yavuze ngo habayeho umugabo w'umutunzi. Umugabo w'iki? we yari umukire cyane. Reka nisegure hano, nimwumva umutunzi yaragiye ikuzimu, ntimugire ngo ni ubutunzi butumye aje ikuzimu. Ntabwo gukira byakujana ikuzimu, ariko gukira ukijijwe byakujana mu ijuru. Nta nubwo n'umukene nawe ubukene ari bwo bumujanye mu ijuru, n'ubundi uri umukene ukora ibyaha waje kuzimu. Aba bantu babiri ndagira ngo mu minota nsigaje ngo nsenge mbabwire icyo bazize. Imana yaremye, Bibiliya igaragaza umutunzi imbere, niwe ivuga. Iravuga ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihenge n'iy'ibitare byiza, ngo iminsi yose agahora adamaraye, agahora agize gute,
ariko ndashaka ko mwese muvuga agahora agize gute abandi bagasenga muvuge ngo adamaraye abandi bagasenga bakaja kurepeta bagatura amaturo bakabwiriza ubutumwa bakaja mu giterane ndagira ngo mbarizo mwicaranye uti yarazi ko bizarangira gute iminsi yose agahora agize gute kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru uvuge ngo birababaje oya yumvaga bizarangira gute yumvaga bizarangira gute iyo ubonye kuwa mbere wiriwe ukata umugi abandi bari mu masengesho ukabona no kuwa kabiri uri gucanga mu makaritsiye ukabona ku cyumweru kuva mu gitondo uva mu kabari ukaja mu kandi ubona bizarangira gute ndashaka kukubaza dusenge ubona bizarangira bite ubona nupfa ari bande bazaririmba ubona nupfa uzaja he koko uzaja he uretse kugenda wivuga ngo nje ndi zeru ngo aya wana mwimbo ndapferera birage ntabwo ari byo uyu mugabo yirigwaga adamaraye iminsi yose abandi bakihana wadamaraye abandi bagakizwa adamaraye ariko ngo umunsi umwe Imana irema n'umukene ngo imushyira ku rubaraza rwiwe ngo uwo mukene abo umukirisitu umukene y'iki ngo umukene ngo yaryaga ubuvungunyukira buva ku meza y'uwo mukire ariko umukene agashima Imana urumva nawe abakire namwe murabizi ubuzima babayemo iyo bamwakire ngo ni karibu ku meza ibisorori biba birenze kimwe bakuraho imifuniko akabona umuceri ifiriti amashaza sombe isosi isupu byose bagakura akabireba akagenda akozamo ifurusheti biguye hasi n'ibigiye mu kanwa bikangana akabwira akadogo ati ndagesha ongero uje kwa Mutangana guhandagiye ariko ngo yasohokera hano umukene nawe akinjira ngo akagenda atoragura ibyo hasi ngo umukene yamara kurya ibyo hasi ngo agashimira Imana mu ijuru bakabaza Imana batari ko se Mana ibiki kibazo uzagikemura gute uriye ibyo mu bisorori ntabwo agushimye arigendeye none dore uriye utoraguye ibyo hasi aguhaye icyubahiro mbese uzagikemura gute Imana iravuga ngo bizakemuka bapfuye bizakemuka bagize gute bizakemuka bagize gute ntabwo ibi ngibi byakemukira ku kagari bizakemuka bapfuye bivuga bati se nta kundi wabigenza Imana ivuga iti se hari uko ndagize uriya mugabo nagiye niyaranje nkamugezaho ibiterane biri kubera nkagira ngo azihane yewe nakuye na korari ziratega zifata amakwasiteri nkamuhuza nazo nkagira ngo azihane ariko byaramunaniye none se uyu mukene uzamumarira Imana iravuga iti uyu nawe tuzamwakira muri alimentation y'ijuru tuzamuhindisha izakababa tuzamuhindisha iziki tuzamuhindisha iziki ibyo atabonye mu isi azabibona hehe nagume ku rugamba Bibiliya yavuze ngo bukeye umukene arapfa umukene agira gute ngo babwira umukire bati wa mukene wari utuye hafi y'ibaraza ryawe yapfuye umukire nawe aravuga ati ariko n'ubundi yari yaratinze gupfa ukurikije ahantu arara ukurikije ahagira gute ukurikije ahantu arara n'ibyarya kuko atishwe na bwaki yakwicwa na gute ngo baramushingura nta kibazo ariko Bibiliya yavuze ngo umukene apfuye akijijwe ahita aja mu gituza cyane ngo abamarayika baba baramuzamuye ngo burongera buraca burongera bugira gute n'umukire nawe agira ate vuga uti nabo barapfaga kera ndi umwana nta narinzi ko abakire bapfa ko hari ubwo ubona kuntu abantu barya bakakubwira ngo babanze imbuto mbere ngo babanze iki ngo bamara kujya bakareba televiziyo kumva n'ubuzima bwiza ukavuga uti bapfa batese ariko reka mbabwire urupfu rumwe
nigeze kumva nkarutekerezaho kumva ngo indege ngo yavaga Addis Abeba ngo yerekeye ngo mu Bwongereza cyangwa mu Buholandi, kumva ngo yageze hejuru y'inyanja ngo ihitigwa mu nyanja iburirwa iki ngo iburirwa iki ngo yari irimo abagenzi magana ngahe 300. ubwo nabakire magana ngahe? Ushatse kumbwira siko mu ndege harimo umucuruzi wa voka? Kiravandi kwihuta ngiye gusoza. Ushatse kumbwira ko mu ndege harimo umucuruzi w'imineke? Mugire vuba dusenge. Izo ni impfu z'abaki? Ijuru ryakereye. None bo bazapfa bate ko bafite umuzamu n'imbwa na kamera? Bazapfa bateze. Hari aho bagera kamera itari, hari aho bagera imbwa itari, hari aho bagera za matari, ariko Uwiteka akavuga ati aho turahahuriye. Utararepesa yarasibye, utarihanye yarasibye, utarasenze yarasibye, je namwe turahuye. Uwiteka akagufatira indege, akagufatira iki? Muvuge ngo akayicugusa igata kiribure. Pilota akavuga ati byose bigize gute? Abakiri bagahamagara abagore babo, bagahamagara ba mere na ba marene, kavuga ati ni ryo jwi rya nyuma turarigisa. Ijwi rya nyuma ni iry'umukunzi agahamagara umushara tuzashakane n'undi. Ndagiye indege nyiribihe akayikoze muhengeri, akavuga atabazi gufotora muzafotora aho nyishize. Ibinyamakuru byose bikavuga biti indege yavaga ibuna kaje gahana, ariko yageze hejuru ya Mer Rouge iburirwa irengero. Twafotoye twayibuze, yari irimo abantu 300. Abagore bagatangira bakarira, abandi bakavuga bati yari boss zinone wamubonaga repeta. Yari boss se wigeze mbona mu gitera? Mwakira ijambo ry'Imana kansenge n'iziranga. Ariko niba hari ikintu cyambabaje nukuntu umuntu akora ibyaha akabikora no ku munsi arapfaho. Umuntu agasinda n'umunsi baramukubita icupa akagwa mu kabari. Mberutse kubona inkuru, ngiye mpuza ibyanditswe n'ibiriho. Mberutse kubona inkuru, murabizi tumaze iminsi twibereye mu biza iwacu, n'ubu turacyafite akababaro kabo twabuze 131. Muri 2021 Covid iri gukendera, tukiri muri guma mu karere, imvura nabwo yaraguye igwa muri Ngororero na Nyabihu. Buraya ejo bundi yari dusubiye mu Nkovu. Ariko ntabwo ari inkuru ndi kubara, ndagira ngo dusenge. Kimwe mu bintu byambabaje 2021 imvura yaguye imanura inkwangu imanura abantu n'ibintu, ariko ngo inkwangu imanuye abantu n'ibintu, leta iravuga iti nyabuna bahuye n'ibiza mubafashe mushingure abajanywe n'ibiza, abasigaye mu burebaho mu bacumbikira. Baratangira barahamagarana batanga amaraporo. Mu mudugudu umwe aravuga ati natwe mudutabare, hari umuntu inkangu yajanye, yari umubyeyi w'umupfakazi, yari afite abana 2. Baraza baramufasha, badaso n'abapolisi baratiyura. Bagiye kugera ku mubiri bati mukubite buhoro tumugezeho. Amanura icyondo buhoro, bageze ku mubiri barazamura bati desiyo. Bagenda agahinda ari kose, bagiye guhindura umusaya babona ameze ubwanwa. Babona ameze iki? Babaza mudugudu bati mwe mwamuturanye n'uyu muntu nta mugabo yagiraga? Bati ntawati. None umurambo wa mbere tugezeho ko hari uw'umugabo. Baravuga bati ubwo wari waje gusambanira ijoro. Barebye hirya babona umudamu, barebye hirya babona abana be, imirambo bashira hariya batwikira agatambaro. Bakoze hirya babona ipataro y'uwo mugabo yaraye akuyemo, barebamo basangamo irangamuntu, bayandika muri mashini y'umuyobozi. Akubisemo abona umuryango wiwe, ahita abona nimero ya telefone ya madamu. Aramuhamagara, taro ndati yego, ati
aramutse madante ko ati none ko ari hano waza ukamureba ari hano ngwino umurebe. Umudamu aravuga ati mumumpe tuvugane. Kandi yagize gute? Baravuga bati sibwo tumubwire ngo iki. Abandi bati mumubwire ahagarara akomeye yegamira ikibambase tubimubwire. Baravuga batumva madante yego ati hagarara ahantu hakomeye wegamiye tukubwire inkuru itari nziza. Amadama ati mumbwire nziza cyangwa imbi nta nkuru mbi kuruta ukuntu yandaje ntasinziye kandi atambutse igihugu. Ati yapfuye ngwino ufata umurambo. Umudamu aravuga ati ntabwo umugabo yantari muzima ngo nje gufata umurambo, aho yaguye niba mushingwe. Wewe se waje kuwufata? Ibyo bintu n'ubu ntibiramva mu maso. Naravuze ngo niki cyabuze n'insengero zose ziri mu tugari n'imirenge aho umuntu asambana no ku munsi arapfa agasambana. Ariko mana tabara abantu bawe, ubwira abantu bihane. Umujura agapfa yiba, umusinzi akagwa mu kabari, uwanyweye itabi rikamusengereza akagwa mu modoka. Ariko uyu munsi twabazaniye ubutumwa bwiza. Uyu Yesu niwe ukenewe. Ndagira ngo dusengere umuntu ufashe umwanzuro kugira ngo avuge ngo njyewe sintegereje kuzapfa ngo nji kuzimu, ahubwo ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ari umuntu ushaka ko tumusengera muri uyu mugoroba ngo yakire Yesu amurarane, ejo nabyuka azamubyukane, ejo nugeraho uzaba umugarukanye. Niba hari nazamura ikiganza tumusengere. Singuriye se ndamubonye, singuriye se ndamubonye. Mwerekeze itarire ya ruguru ndamubonye. Utarakoma amashyi mwihorere, ariko nje ndamubonye. Komeza uzamura ikiganza cyawe, Satani ntagutera ubwoba. Haguruka wewe uzamuye ikiganza, uwicaye ahaguruke, uhagaze uze tugusengere. Iyizire tugusengere, wino tugusengere. Utarakoma amashyi mwihorere. Nabariya baje Korari Beteri mwigire hino dushakire Yesu abakiriye. Korari Beteri ntabwo ndi kubabona ngabo abana musigare. Abana turabasengera ry'abana haza abantu bakuru. Nabariya haruguru mubaho umwanya bamanuke. Ngabariya nababonye abantu bagambiriye ko Yesu bamutahana uyu munsi. Avuga ati ni kera nabaye mu byaha, ariko ndashaka ko Yesu ampamagara. Hariya hepfo nibaze, murakoze cyane. Muhindukize itara uryerekeza aho abakiriye ba Yesu bari, naho Yesu yarambonye. Ntabwo Yesu ari njye gishaka, ntawe ushaka yatunze, ahubwo ari gushaka itari mu rwuri. Mutera intambwe muze, itara muri hindukize. Ngabo bari kuza protokole muha abandi inzira baze. Ari nta mu Rwanda nice ari hamwe abashumba muri ari